Muraho neza inshuti bavandimwe mwe mudukurikiye muri hafi mu Rwanda, muri Afrika, muri ku migabane itandukanye. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwege mwaba murwaye, mwege mwaba mufite ibibazo bitandukanye, ndetse namwe mwaba muri mu byishimo byose, ni uruvange rw'ubuzima, ariko cyane cyane mwebwe mufite ibibazo bitandukanye, ndababwira ngo nimukomere kandi muhumure. Muri uyu mwanya ndashaka kuganira namwe, muraganira na Evangeliste Silas, akaba ari twifuje kubafungurira channel tubagezaho ubutumwa bwiza buciye mu ijambo ry'Imana, kandi si ijambo ry'Imana gusa tubagezaho, kuko Imana irikwemerera no kuba twakora, tubahereza tubigisha n'ibikorwa bigendanye n'iterambere, ukagira icyo umenya mu bumenyi, tukaguha ubumenyi butandukanye mu bijyanye no gukora ibintu bitandukanye, tuzagenda tubibagezaho. Ariko uyu mwanya unyemerere mbanze gusengera Imana uri kumva, kandi tuganire n'ijambo ry'Imana. Mana data wa twese, ndagushimiye kuri Imana ikomeye, ndagushimiye kuri Imana yaturinze ukarinda abantu bose impande enye z'isi. Wakoze kubabera amaso kandi wakoze kubarwanirira. Turasenze kuko abafite ibibazo bitandukanye kugira ngo ubegere wahumurize, kandi ubu butumwa tugiye kunyuza kwiyicano Ururembo TV, turagusabye kugira ngo buhindure abantu, bukoreshe icyo wagambiriye gukora. Urakoze kubana natwe kandi ukatugirira neza, ni mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye, amen. Murakoze cyane bene data, nkuko nabibabwiye, iyi channel yitwa Ururembo TV. Tukaba twifuje kuza tubagezaho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi nifuje ko tuganira, ni ijambo rivuga, rifite umutwe w'amagambo ngo ntimukiganyire. Birumvikana muri iyi si turimo duhura na byinshi bitandukanye, duhura n'intambara z'uburyo butari bumwe, turwana n'ubuzima, kandi weho mu Kristo ubuzima burakugoye, uri guca mu bintu bitandukanye bikugoye, akaba ari nabyo bituma wiganyira, akaba ari nabyo bikubabaza, akaba ari nabyo bituma usubira inyuma utekereza ku Mana, wenda wibwira ko yakwibagiwe. Ndagira ngo nkubwire ko Imana itakwibagiwe. Imana iracyagufitiye urukundo. Komera kandi wihangane, wongere utekereze ko Imana igufitiye urukundo. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 12 umurongo wa 22. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abwira abigishwa bati, nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa iby'umubiri muti tuzanywa iki, kuko ubugingo buruta ibyo kurya n'umubiri uruta imyambaro. Mwitegereze ibikona bitabiba, ntibisarure, ntibigire ububiko cyangwa ikigega, nyamara Imana irabigaburira. Mwese ntimuruta ibisiga cyane. Ninde muri mwe wabasha kwiyunguraho umukono umwe abiheshejwe no kwiganyira? Nuko ubwo mutabasha gukora igito rwose, ni iki kibaganyisha ibindi? Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana reka tugarukire ku umurongo wa 25. Ariko iri jambo ni ijambo
aho Yesu yabwiraga abigishwa be, arababwira ati ntimukiganyire. Ubu buzima tunyuramo bituma dutekereza cyane, bigatuma twiganyira, tugira amaganya y'iyi si bitewe n'ibyo twabuze, bitewe n'ibyo dukeneye. Warwara ukabasha kwiganyira ko uburwayi bwawe butari gukira, uburwayi urwaye butari gukira. Wagira inzara bikagutera kwiganyira, cyangwa se wabura n'iyo myambaro bikagutera gusuhuza umutima, uvuga uti bimbayeho ni ibikiza, intambara ndimo ni izihe. Ariko hano Yesu abwira abigishwa be, arababwira ati ntimukiganyire. Nawe uduteze amatwi kwiyicano Ururembo TV, nakubwira ngo ihangane ukomere, kandi wirinde gukomeza wiganyira, wirinde gushidikanya Imana kuko iracyagufitiye urukundo. Imana iracyagufitiye imbabazi, Imana iracyagufitiye impuhwe nyinshi. Nkuko ijambo ry'Imana ryagiye ribitubwira, ryatubwiye ngo ninde muri mwe wakwiganyira wabasha kwiyunguraho umukono n'umwe. Kwiganyira ntabwo bizana igisubizo, ahubwo bigusubiza inyuma mu myizerere, mu kwizera Imana. Bigusubiza inyuma mu gukomeza kumva gukurikira Imana bitakikuryoheye. Rero komera, tera intambwe, komeza usenge Imana, komeza winginge Imana. Izo ntambara uri kurwana nazo ntabwo ari zo kukwica, ahubwo Imana umunsi nugera izakugirira neza, izabana nawe. Hatanzwe urugero mwari rya jambo ry'Imana riratubwira ngo ni mwitegereze ibikona, mwitegereze. Ukomeje usoma wasanga aho Yesu yabahaye urugero rw'uburabyo, arababwira ngo Salomo, umwami Salomo ntabwo yegeze arimba nka kamwe muri uko turabyo. Ariko ubw'Imana naho urugero rwatanzwe ati ubw'Imana igaburira inyoni, ubw'Imana igaburira ibisiga, aribyo bikona, mwebweho ntimubiruta cyane. Ndakumenyesha ko, cyangwa se ndakwibutsa ko ibyo byose ubiruta, kuko Imana igukunda, kuko wakiriye imbabazi z'Imana, kuko wakiriye urukundo rw'Imana. Imana iracyagufite nk'umugambi. Ijambo ry'Imana rero weho nteze amatwi, weho uri bwumve ubu butumwa aho uherereye hose impande enye z'isi, nagukomezaga, nakubwira ngo ntiwiganyire, kandi ukomeze gukomera, wirinde gucika intege, ahubwo aho wumva wari watandukiriye usubira inyuma, wongere ubwire Imana ati mbabarira, nongeye kwibutswa ko ukomeye, nongeye kwibuka ko umfiteho umugambi mwiza. Rero ibyo byose byabaterega kwiganyira, ni muhumure kandi mukomere. Ndabashimiye rero, kandi ndabizeza ko tuzakomeza kugenda tuganira mu buryo butandukanye, kandi n'ibyo byatumaga wiganyira ndakwibutsa ko icyicano ibereyeho. Muri inshuti zanjye, munshyigikire kugira ngo dukomeze gukomezanya mw'uru rugendo, kandi n'ibyo byabaterega kwiganyira igisubizo cyabonetse. Igisubizo cyabonetse tuba tugenda tunyuzamo tubigisha uburyo ki mwakwikura mu byatumaga mwiganyira, no mu buryo bw'iterambere, kuko kenshi abantu twiganyira ibyo dukennye bitewe n'uko nta kazi dufite, ariko tuzagenda kwiga ibikorwa biduteza imbere. Murakoze cyane. Nkuko nabibabwiye, mwaganiraga na Evangeliste Silas kuri Ururembo TV. Weho wadutera inkunga ugakanda subscribe niba watwishimiye. Imana iraguha umugisha. Murakoze cyane. Shalom shalom.